U Rwanda rwagize imiyoborere myiza n'inama zitandukanye byakomeje kuganisha abanyarwanda ku bumwe n'ubwiyunge, imibereho myiza n'iterambere rirambye. Nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi, usibye ubuzima bw'abantu twabuze kubera politike y'ivanguramoko ndetse n'umugambi mubisha wo kumaraho abatutsi, imibanire y'abanyarwanda nayo yarahazahariye ndetse n'ubukungu bw'igihugu bujya hasi cyane mu ngeri zose, ku buryo byari uguhera hasi mu gushyira ku murongo igihugu muri rusange. Mu byihutirwaga muri icyo gihe hariho nko gushyingura mu cyubahiro imibiri y'abazize jenoside yakorewe abatutsi mu gihugu hose, gushimangira umutekano mu rwego rwo kubuza interahamwe na ex-FAR cyangwa FDLR kugaruka gukomeza jenoside yakorewe abatutsi, hashyirwaho polisi ndetse n'izindi nzego zishinzwe umutekano w'imbere mu gihugu, gucyura impunzi z'abanyarwanda bari baratataniye mu bihugu bitandukanye, cyane cyane muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ubutabera ndetse no gushyiraho inkiko gacaca, abakoze ibyaha bagacirwa imanza mu ruhame n'abaturage bagenzi babo nta urenganyijwe, guhuza imiryango y'abanyarwanda, abakoze ibyaha bagasaba imbabazi abo babikoreye bagasubizwa mu muryango nyarwanda, gushyiraho gahunda yo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu rwego rwo gukomeza guhumuriza abagizweho ingaruka na jenoside yakorewe abatutsi, guha icyubahiro abishwe bazira uko bavutse no kwigisha hashyirwa ahagaragara uko jenoside yakorewe abatutsi yateguwe kugira ngo ntibizongere ukundi. Ukiwa unasema wewe unapiganisha ukabila, uramutse uvuze ngo urarwana ushyize ubwoko imbere, waba utandukaniye nawe uri kurwana nabo. Uvuze ko waba urwanya ari ibisambo nawe ukiba, mwaba mutandukaniye he? nawe ukiwa mwizi, sasa tofauti itakuwa wapi? Inshingano yacu ya mbere ni uko habaho amahoro, umudendezo n'umutekano w'abaturage bacu. Politiki iri inclusive, izanamo buri wese. Turifuza u Rwanda ruha umunyarwanda wese umutekano, ubutabera, kubaho neza, bityo ukishimira kuba icyo uri cyo, ukishimira kuba umunyarwanda. Politiki y'ikinyoma yishe u Rwanda, yishe Afurika, yishe n'ibindi bihugu. Twebwe nk'abanyarwanda rero ntabwo twapfa kabiri, twapfuye rimwe birahagije. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2000 kugeza n'ubu, inama zitandukanye zagiye ziterana ziyobowe n'umukuru w'igihugu kugira ngo harebwe ibyakozwe ndetse n'izindi mbaraga zikenewe kugira ngo iterambere ryihute. Izi nama kandi zashyizeho ingamba zitandukanye, amabwiriza n'amategeko atandukanye ku bijyanye n'ubutabera, gahunda z'imiyoborere myiza, gahunda z'ubukungu, ibigo bitandukanye nk'ibigo bishinzwe imisoro n'amahoro, ikigo cy'ubugenzuzi, umuvunyi ndetse n'ibindi bigo bitandukanye. Muri iki gihe kandi habayeho inama ndetse n'amahugurwa atandukanye ku kugena ahazaza h'igihugu. Aha Minisiteri y'Ubutegetsi bw'igihugu yafashe ingamba zo kuba buri muyobozi akwiye kuzuza kandi akabazwa inshingano binyuze mu guhiga, ndetse buri muyobozi agasinya imihigo y'ibikorwa buri mwaka kuva ku karere kugeza ku kagari. Buri gihembwe hakabaho kumurika ibyagezweho. Ibi bikaba byarafashije cyane mu kwihutisha ibikorwa by'iterambere. Iki gihe kandi ubukungu bw'igihugu bwari bushingiye ku cyayi n'ikawa byoherezwaga mu mahanga, ndetse n'inkunga z'amahanga byari bigize 20%, ndetse n'ubukerarugendo. U Rwanda rwashyize mu bikorwa gahunda yo kugabanya ubukene guhera mu mwaka w'ibihumbi 2002 kugeza muri 2005 mu rwego rwo gutuza abaturage no kwiyubaka mu bukungu. Mu rwego rwo gufata ingamba ku nzitizi zagaragaye, gahunda yindi yo kugabanya ubukene yarafashwe hagati y'ibihumbi 2008 na 2012. Ubugenzuzi bwakozwe kuri iyi gahunda ndetse no kugabanya ubukene bwagaragaje ko yagezweho ku kigero cya 85% uko ingamba zose zashyizwe mu bikorwa byari 96%, kandi bivuye ku ruhare rwo gushyira hamwe kw'abaturage, ibikorwa rusange nk'umuganda ndetse n'abandi bafatanyabikorwa, tutibagiwe n'ikoranabuhanga.
Muri 2012 nibwo guverinoma y'u Rwanda yatangije ikigega cyo gukusanya ndetse no gushyira hamwe ubushobozi bwo kwigira no gufasha igihugu mu iterambere cyitwa Agaciro Development Fund. Intambwe nziza zaratewe nko mu buvuzi no mu burezi kurusha ubuhinzi, ubwubatsi n'abikorera. Reka turebere hamwe impamvu z'ingenzi zagize uruhare mu iterambere rirambye mu Rwanda. Imiyoborere myiza ireba inyungu rusange, ziteza imbere abaturage bose ntawe usigaye inyuma, gushaka ibisubizo birambye ku bibazo by'abaturage, imibanire myiza ndetse no gukorera mu mucyo, mu bwisanzure ndetse n'ubwuzuzanye. Gushyiraho gahunda zitandukanye nka gahunda y'uburezi bw'ibanze bwa buri mwana mu mashuri. Imiyoborere myiza ireba inyungu rusange, ziteza imbere abaturage bose ntawe usigaye inyuma, gushaka ibisubizo birambye ku bibazo by'abaturage, imibanire myiza ndetse no gukorera mu mucyo, mu bwisanzure ndetse n'ubwuzuzanye. Gushyiraho gahunda zitandukanye nka gahunda y'uburezi bw'ibanze bwa buri mwana mu mashuri, gufata neza ubutaka ndetse no gusaranganya ifumbire, ubwisungane mu kwivuza, kwirinda indwara hakoreshejwe inzitiramibu ndetse no gukingira, umuganda rusange ku baturage bose, inkiko gacaca, gushyiraho abunzi, imihigo, intego z'abaturage, ubudehe mu gufasha abafite ubushobozi buke ndetse na gira inka munyarwanda. Inkingi ya mwamba dufite ni imiyoborere myiza ndetse n'ubuyobozi bushoboye, aho leta ifite ubushobozi bwo gutanga umutekano ndetse n'iby'ibanze ku baturage b'igihugu bose, aho buri muyobozi agomba kuzuza inshingano ze kandi akiyemeza kubazwa ibijyanye nazo, aho ubuyobozi bwiyemeza gutanga ibisubizo ku bibazo bihari, aho buri wese angana n'undi imbere y'amategeko nta busumbane, aho gahunda za leta zigamije iterambere n'imibereho myiza y'abaturage zidaheza kuri buri wese. Inkingi yindi ni ukwiyongera ndetse n'iterambere by'abakozi bashoboye. Iya gatatu ni ubukungu bushingiye ku bikorera. Iya kane ni uguteza imbere ibikorwa by'amajyambere, harimo imihanda, inyubako, amavuriro, amashanyarazi, amazi, amashuri, amavuriro, itumanaho, ikoranabuhanga n'ibindi. Inkingi ya gatanu ni ubuhinzi bujyanye n'ibikenewe ku isoko. Inkingi ya gatandatu ni ubukungu bw'imbere mu gihugu ndetse no kujya mu ruhando mpuzamahanga. Inkingi ya karindwi ni ubwuzuzanye n'uburinganire mu Banyarwanda. Inkingi ya munani ni gahunda yo gutsura umubano n'amahanga.